dutangiranye n'umurozikazi. ahangaha umurozikazi yinjiye mu cyumba cy'abandi, arangije hari ikinini yanaze mu kanwa k'umugore. Umugore disi barakwereka yisaba gatoya. Ibigaragara disi uyu mukozi winjiye ahangaha ni umurozikazi, yahise araga umugore w'abandi. Umugore w'abandi arangije aba gatoya, abakantu gato cyane, abakantu gatoya. Umudamu dutangiranye nawe ni ibyo ngibyo yakoze. Arangije disi ukurikirana akantu ku kandi uyu munsi. Niyo mpamvu uyu munsi twahageze, ndagira ngo turebe akantu ku kandi uyu munsi, uyirebe uyirangize kandi biraza kumera neza. Uyu mudamu ibyo yakoze vuba vuba, yagize umuntu amugira akantu gatoya, arangije amufata mu ntoki. Yateruye umuntu disi yamugize nk'agatenesi, dore witegereje neza aryamye mu biganza by'umuntu. ahangaha disi arangije aravuga ati uyu munsi biraza kugenda neza, umupangu mfite wose ngiye kuwukora kandi uraza gucamo nyagasani. Umudamu disi barakwereka umutima mubi w'abantu nuko yagize gutya, afata umuntu amugira akantu gatoya, amurambika hasi. Ese agamije iki? Arangije ukurikirana akantu ku kandi uraza gusobanukirwa. Niyo mpamvu rero uyu munsi mpari kugira ngo tukarebera hamwe twitonze. Banza urebe hasi handitse subscribe ukandeho kugira ngo tujye dukomeza kubana umunsi ku munsi. Arangije hari umugabo uryamye ahangaha ku gitanda, nuko arangije yaje aryamana disi n'uyu mugabo, atangira kwifotoza amafoto baryamanye. Numbaze ngo agamije iki? Baryamanye atangira kwifotoza ari kumwe n'umugabo w'abandi. Uyu ni umukozi wo mu rugo nyagasani, yatangiye gufata disi uduserifi, arifotora ameze neza. Disi uyu mukozi wo mu rugo yifuje uyu mugabo. Barakwereka ahangaha disi wa wundi bagize nk'agatenesi, bagize akantu gatoya, ubwo yari arimo disi ashikagurika akanguka. Barakwereka ahangaha uyu murozikazi ni umukozi wo mu rugo bashatse. Disi ni umurozikazi, araroga bimwe bya danje. Arangije ubwo yari amaze kwifotozanya n'uyu mugabo baryamye ku gitanda kimwe. Ese agamije iki? Arangije nuko yavuye ku gitanda cy'abandi. Ese arashaka gukora iki muri uru rugo? Ni ikihe kintu yifuza ahangaha? Ni icyo ashaka gukora? Arangije arahaguruka. Arangije uwe yakuye ku buriri, arongera aramuterura. Mu kumuterura aravuga ati nabundi ubungubu mbigezeho, ibyo nari napanze byose ubu ndabikoze kandi bigenze neza. Niyo mpamvu rero iki ni cyo gihe ngo noneho mubone isomo nifuzaga kuva kera ngiye kuribigisha muribone neza, ubundi bigende neza. Yagize gutya aterura wa muntu yagize akantu gatoya, aramuterura amufashe mu biganza. Witegereje neza urabona ko amuteruye mu biganza. Hari imyuka disi, hari ibintu yatangiye kumutongera. Aravuga ati nabundi uraza kumera neza. Ubu arakwereka ahangaha yongeye amushyira ku buriri. Amushyize ku buriri ni akantu gatoya, akantu gato cyane. Yamushyize ku buriri, hari imiti yakuyeyo, hari ibinini yakuyeyo tutazi ngo ni ibihe. Arangije yongera bimunaga mu kanwa, umuntu arongera arazanzamuka. Ukurikirana akantu ku kandi ni ikinini gito cyane ariko byahatari. Yakimushyize mu kanwa, umuntu disi arongera aba munini. Yari yabaye mutoya, yari yabaye akantu gato cyane. Dore ngo baramushyira ikinini mu kanwa akongera akaba munini. Ese uyu mukobwa arifuza iki muri uru rugo? Niyo mpamvu rero ngusaba kureba ino nkuru ukayirangiza, uraza gusobanukirwa akantu ku kandi. Wa mugore yahise aba munini, arongera araryama ku buriri nk'ibisanzwe, akomeza kuryamana disi n'umugabo we. Gusa barakwereka ahangaha uyu murozikazi ari muri iki cyumba. Ukurikirana akantu ku kandi, hari ibintu amaze gukora muri iki cyumba bitari byiza. Gusa ntabwo turamenya neza ngo ni iki yifuza ahangaha muri uru rugo. Ese ko bamuhaye akazi ni ikihe kintu yifuza muri uru rugo kindi? Hari ibi byatangiye gukurayo ajaganyura. Disi agamije ibintu bitari byiza. Arangije hari ibyo yatangiye kugenda abika gake gake, agenda yomboka yitonze, ntaho kintu waza umubwira, ari kuza gake gake. Ni mu cyumba cy'abandi, reka bamusangemo wirebe noneho ibiramuberaho, reka bamufatire mu cyumba cy'abandi. Gusa bidatinze ubwo yahise azanga, baratwereka haciyemo iminsi ibiri. Ubwo yari ahangaha mu gikoni atetse. Uyu ni umukozi wo mu rugo, yari atetse. Barakwereka ari kuri telefone ari gucatinga, avuga ati ameze neza yishimye nyine bigaragara. Hari uwahise ahamagara aramubwira ati Jonathan, ati byose byaciyemo neza, ati umupango wose nari napanze ubu byagenze neza, ati ubu ngubu mfite rwose gihamya, noneho izamfasha tugatsinda runo rugamba, ibintu bikamera neza.
ati rwose vuba bidatinze turaza kwegukana ibintu byo muri uru rugo, turaza kwegukana ibintu byose byo muri uru rugo, ibintu byose biraza kugenda neza. Niyo mpamvu rero tugomba gukora buri kimwe cyose. Ati ubu ngubu namaze gufatisha, byarangiye. Ukurikirana akantu ku kandi, umudamu uri aha bigaragara disi ni imipango mibi yapanze. Twebwe tumaze kubona yuko hari ibintu amaze gukora mu cyumba cy'abandi, gusa ntabwo turamenya neza ngo ese yifuzaga iki mu cyumba cy'abandi. Barakwereka aha ngaha yakomeje disi kuza gake gake, arangije ari aho yagiye. Barakwereka bidatinze mu minota mike cyane yari ari aha ngaha disi. Witegereje neza afite disi icya kindi abakobwa bakoresha bapima ko batwite cyangwa ko badatwite. Nuko agize gutya yabonye atwite. Ese yaba yaratewe inda nandi? Arangije aravuga ati nureba biciyemo neza. Ati rwose ibyo nifuzaga kuva kera biciyemo. Ati rwose kuva kera nifuzaga gutwita ariko bingendekeye neza. Ati reka nizere yuko umupango wose napanze ugenze neza. Ati noneho ubu ngiye gukira. Ati akazi ukwirwa nkora akazi ko mu rugo wapi, ubu ngiye kubireka mbivemo ibintu byose bimere neza. Nuko yagize atya disi ubwo akimara kubona yuko atwite. Barakwereka yisaza igitaraganya, yisaza yihuta cyane aza muri saro. Ukurikirana akantu ku kandi, yaje muri saro aza yishimye disi ameze neza. Abakozi bo mu rugo disi, wabona umukozi wo mu rugo bateye inda ntabwo yakishima gutya, ariko impamvu yishimye niyo mpamvu rero nkubwira ati komeza urebe uramenya impamvu yishimye. Nuko yakomeje kuza gake gake disi. Barakwereka mabuja na bosi bari bicaye muri saro barimo baganira. Arangije araza aravuga ati rwose mpuye n'ibyago bikomeye cyane. Ati nsanze ntwite, ndipimye nsanga ntwite. Umugabo disi yaguye mu kantu ariko ntabwo byamutangaje cyangwa ngo bimutungure ngo abone ari ibintu bikaze. Umugabo aravuga ati iki uratwite? Ubuse byaba bishoboka gute? Umukobwa ati rwose ndatwite. Ati sinzi igihe nasamiye. Ati rwose sinamenya ngo ninde wanteye inda kuko nta muntu nigeze ndyamana nawe wapi, gusa sinzi ngo ni gute naba naratwite. Uyu mudamu disi mabuja aramubwira ati urabyumva sheri, urabyumva uyu muntu ngo aratwite? Ninde se waba waramuteye inda koko? Kari cyo kintu ndi kwibaza cyonyine, byaba byaragenze bite? Barakwereka disi uyu mukozi wo mu rugo ibigaragara yarihebye, amera nabi disi ararakara, arabwira ati ndatwite meze nabi. Uyu mudamu arangije aravuga ati iyo nda utwite waba warayitwewe, ninde wayiguteye? Ese waba warayitewe nande? Ninde muntu waba waraguteye inda? Ko nzi ko nta mugabo uba hano, ko nzi ko wari imfura disi, utajyaga mu bintu by'abasore, utajyaga disi kuzerera. Ninde waba waraguteye inda? Umudamu uri aha disi ubwo yari arimo amuganiriza amubaza ibyo uko byagenze. Umukobwa ati rwose mbabarira njye nsanze ntwite kandi nta musore naryamanye nawe, ntago nzi ukuntu byagenze, sinzi ukuntu byagenze. Ati rwose mumbabarire ndatwite, niba muranyirukana simbizi. Ati gusa njye nsanze ntwite, sinzi ukuntu biragenda. Umukobwa disi kwakira yuko atwite byaramugoye, biba ikibazo. Disi biramucanga, akomeza kuvangirwa mu mutwe, aribaza ati mana yanjye, uyu ni wa mukobwa twatangiranye nawe w'umurozikazi, agiye mu cyumba cya bosi, sinzi ngo yashakagamo iki. Gusa niyo mpamvu